z'inshuti ze bakundanaga cyane, atandukana n'iby'isi ahitamo irimuruhije. Nubwo irimwe ibibabaza ariko ariyumanganya, mubaze ikimuha intege ati nuko byiringiro. Turabagenzi muri iyi si y'akaga n'agahinda, irimo ibyago n'urwango n'ibiturozuye nk'abantu, kugeza ubwo Kristo azaza akarokora be bose. Se n'iki cyadukomeza atari ibyiringiro bishyitse? Igitondo cyiza bene data, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Ngo ubuntu n'amahoro bya Kristo bibane n'umuntu wese. Indirimbo y'iki cyumweru ni nabonye umuntu unaniwe, ni indirimbo ya 349, ikaba yitwa mu cyongereza I saw one weary. Iyi ndirimbo nziza yahimbwe n'uwitwa Annie Rebecca Smith, yavukiye i West Wilton, New Hampshire ku itariki ya 16 Werurwe mu mwaka w'1828. Annie yinjiye mu itorero rya Batista mu mwaka w'1838, ahita aba umwizera wa William Miller, ariko nyuma y'uko igihe cyo kugaruka kwa Kristo kwari kwitezwe mu kwakira k'umwaka w'1844 kutabaye, yahise acika intege mu kwizera ibyo kugaruka kwa Kristo. Yahise afata amahugurwa yo kuba umwarimu, nyuma aza kuba inzobere mu byo gushushanya ukoresheje amarangi, maze mu mwaka w'1851 nyina aza kumwinginga ngo ajye mu materaniro yari ayobowe n'uwitwa Joseph Bates. Ni muri ayo materaniro yahise yiyemeza kwinjira mu itsinda ry'abakomeje gutegereza kugaruka kwa Kristo kandi bakomezaga isabato, maze impano ye yo kwandika ibisigo ayigurira itorero, atangira kujya yandika mu kinyamakuru cy'itorero cyitwaga Urwibutso n'Integuza. James White yahise abona ko yari afite impano yo kwandika, nubwo yari afite ikibazo cyo kutareba neza. Yamushinze akazi ko kwandika mu kinyamakuru kandi nawe yahise akemera atazuyaje. Nyuma baramusengeye arakira, yongera kureba neza. Mu myaka 3 n'igice yamaze akora ako kazi, yanditse artikle zirenga 45 mu Rwibutso n'Integuza ndetse n'izindi nyandiko z'inama ku basore. Ni muri iki gihe kandi yanditse indirimbo nyinshi zagiye zifasha abizera bo mu bihe bya mbere kandi zagiye zitera umwete cyane abashinze itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Ku itariki ya 19 Kanama umwaka w'1852, Anne Smith yasohoye igisigo yise Ibyiringiro by'umugisha. Igisigo cye
cyahise kijya ahagaragara uwo munsi yacyanditseho, maze gitangazwa muri cya kinyamakuru Urwibutso n'Integuza. Ibisigo n'indirimbo bye ni idirishya tureberamo ahahise h'itorero ryatangijwe n'abasore n'inkumi bari bakiri bato, bitanze ku buryo bwose bushoboka, bagahura n'ingorane nyinshi, ariko kandi bari baramaramaje mu kwitangira umurimo wari ukomeye kubarenza. Iyi ndirimbo yayihimbye ivuye ku kuntu yabonaga ubuzima bukomeye banyuragamo icyo gihe, maze ayigira igishushanyo mvugo cy'ubuzima bw'abakurambere batangije itorero ry'Abadiventiste. Injyana yaje gukorwa n'umukompositeri George Coles, hanyuma iranahinduka, aho kwitwa Ibyiringiro by'Umugisha yitwa Nabonye Umuntu Unaniwe. Indirimbo ya gatanu yitwa Murinzi we Menyesha Igihe, nayo iri mu ndirimbo nziza Annie Smith yahimbye. Iyi ndirimbo Nabonye Umuntu Unaniwe igizwe n'ibice 4, akaba ari ingenzi kumenya ko ibice 3 bya mbere ari ishushanyamvugo y'abantu 3 b'ingenzi batangije itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Igice cya mbere kivuga Joseph Bates, akaba ari nawe Imana yakoresheje mu ihinduka rya Annie Smith. Igice cya kabiri kivuga James Springer White, wari waribasiwe n'ubukene, akazi kadashira, abakobanyi n'ibindi birushya byo muri iyi si. Ubutwari bwe nta cyabuhungabanije, kuko yari ashinze imizi mu kwizera gushyitse ko kugaruka kwa Kristo. We n'umufasha we Ellen, uwo twita Ellen G. White, batangije itorero ry'Abadiventiste nubwo bari bafite ababarwanya benshi. Igice cya gatatu kivuga John Nevins Andrews. Icyo gihe iyi ndirimbo yandikwaga yari ataramenyekana neza. Niwe wasize inshuti ze zo mu buto, yiyemeza gufata inzira imuruhije, ariko ayifata atihebye, ahubwo yari afite kumwenyura kwinshi, kuko yari afite ibyiringiro bishyitse by'uko inzira yahisemo iganisha ku bugingo buhoraho. Hari abatekereje ko yari kuba yavuze musaza we Uriah Smith nawe wari umukurambere w'itorero ry'Abadiventiste ukomeye, ariko yari ataraba umudiventiste icyo gihe. Ni muri uwo mwaka nyine w'1552 iyo ndirimbo yasohotsemo, nibwo Uriah Smith yinjiye mu itorero ry'Abadiventiste. Mama wabo wa Annie na Uriah Smith ari we Rebecca Smith. Umuryango we wari warizeye ubutumwa bwo kugaruka kwa Kristo bwigishwaga na William Mireri, ariko aho ibyo bari bategereje batabibonye, abana be bahise batakaza ibyiringiro maze babivamo. We rero yaje kwemera ubutumwa bw'Abadiventiste n'ibyerekeye isabato, yumvise aho Joseph Bates abwiriza mu mwaka w'1851. Yakomeje kwingingira abana be kumenya ukuri kuri Bibiliya, kandi
nyuma Imana yasubije amasengesho ye kuko abana be nabo baje kumenya ukuri ku birebana n'isabato, maze nabo baba abadivantisiti b'umunsi wa karindwi, bakora umurimo udasanzwe mu guteza imbere itorero. Igice cya 4 nawe yivugamo, gusa mama we yaravuze ati ntabwo yashatse kumenyekana, niyo mpamvu yakoresheje insimburazina y'igitsina gabo, ngo kuko ntabwo yari umuntu ukunda kwishyira hejuru no kwimenyekanisha. J.N. Andrews yakoraga mu rwibutso n'integuza, ndetse bari inshuti, byari bizwi. Annie n'abandi bahoraga bakeka ko bazabana. Byarangiye Andrews abanye n'undi witwaga Angeline Stevens. Abakunda gusoma muzasoma ibyabo muri Manuscript Releases volume 9 chapitre ya 313, muzabonamo ibya Annie Smith na J.N. Andrews nuko Ellen White yabivuzeho. Ubuzima bwose umuntu arabwiga. Hari igihe mu buzima bwacu duhura n'ibintu cyangwa abantu, hakaba igihe tubona ko bituzengereje tutabibasha. Muri icyo gihe nibwo umuntu ahitamo gukomeza cyangwa guhagarara cyangwa gusubira inyuma, kandi icyo uhitamo cyose gituma uba uriwe, kandi ingaruka buri gihe ziba ari nziza cyangwa ari mbi. Mu mwaka wa 1982 uwitwa Stephen Callahan yari mu nyanja ya Atlantique ari wenyine mu bwato, nuko ubwato bugonga ikintu burarohama. Yaje gusohoka mu bwato maze areremba hejuru y'amazi, ari mu kantu bajyagamo iyo ubwato bwabaga burohamye, ako kantu kagatuma bareremba. Ibyo kumubeshaho byari bike cyane, nyamara ubwo abarobyi 3 bamubonaga amaze iminsi 76 yari akiri muzima. Iminsi myinshi ya mbere yabayeho mu mateka yo kurohama kw'amato. Yari yarananutse cyane ariko yari akiri muzima. Byatangaje abantu cyane. Yaganiriye n'abanyamakuru abatekerereza ukuntu ubwenge bwe bwiyongereye, akamenya ibyo gukora. Umuntu wese yibazaga ukuntu umuntu yamara icyumweru kirenga muri iryo geragezwa nta byiringiro byo kubaho afite. Icyari kumubera cyiza nuko yapfa hakiri kare. Abantu benshi bagiye barokoka mu buryo budasanzwe nk'ubu, bazakubwira yuko ikintu cya mbere bakora ni ugusenga, birumvikana, hanyuma bakavuga bati, bakagira intego, bakavuga bati gupfa ntibishoboka, ntago tugomba gupfa. Abandi bagera mu bihe nk'ibyo bagahita bapfa cyangwa agahinduka umusazi.
Karahani yaravuze ati nakomezaga kwibwira aya amagambo yibwiraga naya: ugereranije n'ibyo abandi banyuzemo, jyewe ndi umunyamahirwe. Ati nakomezaga kwibwira aya magambo kandi yaranyubatse. Mu by'ukuri ibitubaho byose biba bibi iyo tubigereranije n'ibyiza, nyamara abandi baba baranyuze mu bibi cyane birenze ibyo dutekereza. Abatubanjirije mu kwizera barananiwe cyane, bakoresheje imbaraga zose ngo bageze umucyo w'ubutumwa bwiza ku bazaba babakurikira cyangwa ku bazabakurikira. Ariko nk'uko ejo tariki ya 31 z'ukwezi kwa 10, umunsi wahariwe Protesitanti, twabonye mu cyigisho cya Alain Mucyo kiri kuri YouTube kigaragaza ahantu Protesitanti bugeze. Yari yakise ngo niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki, nk'uko biri muri Zaburi igice cya 11 umurongo wa 3. Na Yesu yarabivuze ati mbese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi, nk'uko biri muri Luka igice cya 18 umurongo w'8. Igihe kirageze ngo dusubire ku ivuko, tumenye abo turi bo, tumenye amaraso abagorozi bamennye kugira ngo ukuri kuvugwe. Uko kuri ntabwo kugomba gucecekwa, kuko kurimo urupfu n'ubugingo. Ntabwo abantu bagomba kugarukira ku musaraba gusa. Yesu yishyuye igihano cy'ibyaha byacu ku musaraba, ariko ntabwo gupfira ibyaha byacu bitugira abere. Muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 1, mu rwambere rwa Yohana igice cya 1 umurongo wa 19 haravuga ngo nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Kuba Yesu adusabira nibyo bituma dukizwa, nk'uko tubibona mu Baheburayo igice cya 7 umurongo wa 25. No mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 17 haravuga ngo kandi niba Kristo atazutse, kwizera kwanyu ntikugira umumaro, ahubwo muracyari mu byaha byanyu. Aya ni amasomo y'ingenzi abantu bashaka ubugingo buhoraho bagomba kwigana ubwitonzi. Abakurambere bashinze imfatiro. Izo mfatiro ese ziracyahagaze? Ese zarasenyutse? Ese aho ntihakenewe abantu bo gusana inkike? Ndasaba Imana ngo iduhe gushikama ku kuri twamenye no gushaka kumenya ibirenzeho, kuko umuntu ntacyo byamumarira gutunga iby'isi byose hanyuma akabura ubugingo bwe. Ubwo impanda y'Imana igiye kuvuga bidatinze, ibituro by'abera bigakinguka, abazaba bazutse bagahura n'abazaba bakiriho bakunze kuboneka kwa Yesu bose, tuzahurire mu kirere gusanganira umwami wacu turirimba indirimbo zo kunesha.
I saw one weary, sad, and torn, with eager steps press on the way, who long the hallowed cross had borne, still looking for the promised day. While many a line of grief and care upon his brow was furrowed there, I asked what buoyed his spirits up. Oh, this, said he, the blessed hope. And one I saw with sword and shield, who boldly braved the world's cold frown, and fought unyielding on the field, to win an everlasting crown. Though worn with toil, oppressed by foes, no murmur from his heart arose. I asked what buoyed his spirits up. Oh, this, said he, the blessed hope. And there was one who left behind the cherished friends of early years, and honor, pleasure, wealth resigned, to tread the path bedewed with tears. Through trials deep and conflicts sore, yet still a smile of joy he wore. I asked what buoyed his spirits up. Oh, this, said he, the blessed hope. While pilgrims